The M23 movement is a byproduct of the imirwano hagati ya M23 n'ingabo za Kongo irakomeje kandi noneho kuri iyi nshuro irakomeye cyane. Uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 watangaje ko ugiye gufata umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi mirwano ikomeye yo gushaka gufata Goma, abarwanyi ba M23 bavuye mu birindiro byabo biri mu misozi ikikije Sake bagamije kugenzura umuhanda uhuza centre ya Minova muri Kivu y'Amajyepfo n'iya Kichanga muri Kivu y'Amajyaruguru. Au milieu du trafic routier de Goma, noneho amakuru aremeza ko M23 yaba yamaze gufata umujyi wa Sake. Bitandukanye no mu mirwano ya mbere, abakurikirana iby'intambara ya M23 na FARDC noneho baravuga ko ubu hari ibimenyetso bifatika kandi bishoboka byerekana ko M23 yafata uyu mujyi wa Goma vuba. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike, Lawrence Kanyuka, ku gicamunsi cyo ku 23 Mutarama 2025 yatangaje ko abatuye muri uyu mujyi bababaye cyane, abateguza kubabohora. M23 irashaka gufata Goma ihana imbibi n'u Rwanda. Ni intambara ije mu gihe kibi cy'umwuka utari mwiza nanone hagati y'u Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. C'est une guerre totale. Iyi Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23. Ibirego u Rwanda ruhakana narwo ahubwo rugashinja iki gihugu gucumbikira abagize umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Hashize igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko izashoza intambara ku Rwanda, narwo rukagaragaza ko izo mvugo zidahatse ubusa, ko ariyo mpamvu rugomba kurinda imipaka yarwo. Nkaho bidahagije, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yongeye gusubiramo ko igihugu cye gitekereza gushoza intambara ku Rwanda. Ubu tuvugana nababwiye ko Goma hari icyuka cy'ubwoba bwinshi, ndetse abaturage batangiye guhunga baza mu Rwanda, barahunga amabombe. Muri za disikuru zaba iza perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'umuvugizi wa guverinoma Muyaya ntibasiba kugaragaza ko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa M23, ndetse iyo nzigo bafitiye u Rwanda iherekezwa n'umugambi mubi bahoza mu ntekerezo zo gushoza intambara kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko mu kiganiro n'abanyamakuru muri Werurwe 2024, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rudafata izi mvugo za Kongo zo kurutera nk'amagambo ari aho gusa asanzwe, ari nayo mpamvu narwo rukaza umutekano ku mbibi zarwo. Icyo gihe yavugaga ku byavuzwe na Tshisekedi byo gushoza intambara ku Rwanda. Ariko nkaho bidahagije nanone, vuba aha tariki ya 22 z'uku kwezi kwa mbere 2025 igihugu cya Kongo cyagaragaje ko kigifite umugambi wo gutera u Rwanda. Patrick Muyaya ubwo yari mu kiganiro kuri France 24, umunyamakuru yamubajije niba Kongo ishobora gushoza intambara ku Rwanda, asubiza atazuyaje ati turi kuyitekerezaho rwose, tubirimo. These people have walked for days. They are heading to Goma, a city in the Democratic Rugamba n'uyu mwuka mubi tuzakomeza kubivugaho. Ariko reka twibaze gato, byagenda gute Kongo iramutse yitwikiriye intambara ihanganyemo na M23 igiye kubera hafi n'u Rwanda Goma igatera u Rwanda? U Rwanda rwiteguye bingana iki ko intambara isatira uyu mujyi wa Goma? Umwaka ushize ingingo nk'iyi Resume TV yayiganiyeho n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda, nuko yasubije atazuyaje. Mu minsi ishize muherutse kuvugira kuri televiziyo y'u Rwanda, televiziyo y'igihugu, babwiye Kongo ko u Rwanda rufite imbunda kandi rwiteguye. Icyo gihe mwashakaga kuvuga iki? Nduko nyine ni ibyo ngibyo twara kuvuga. U Rwanda ruriteguye koko, bigaragara yuko iyo usesenguye ibyemezo bifatwa n'abayobozi ba Kongo, iyo usesenguye uburyo bitwara ku masezerano atandukanye baba bashyizeho umukono, ariko bagasohoka bakavuga ibindi, bagasohoka bakora andi matangazo. Iyo usesenguye ku byemezo byafashwe kuri resolution ya Rwanda, twese twagakwiye kugenderaho nk'ibihugu biri muri kano karere, ndetse bimaze no kwemezwa n'ibindi bihugu bya kure bari baragiye gutabaza. Ariko uyu munsi bagakomeza kujya mu nzira yo kudashyira mu bikorwa ibintu bishyiriyeho umukono, bigaragaza ko icyo bari guteguraho bagana ari mu ntambara.
iyo wumvise umuyobozi wa Kongo, umuvugizi wa guverinoma mu mwaka ushize avuga ati ibi bintu nibikomeza gutya ntago amatora azaba kandi u Rwanda nirwo ruzaba rwa nyirabayazana, ukumva umukuru w'inteko agiye i Burayi atanze ikiganiro mu binyamakuru runaka abisubiyemo, ukumva perezida wa repubulika agiye i Burayi mu Geneve abisubiyemo, ukumva ari kumwe na mugenzi we wamusuye i Kinshasa w'Ubufaransa abisubiyemo, kandi bose bakavuga ko amatora nataba bizaba bitewe n'u Rwanda, ariko bakirengeza ko ku ruhande hari inzira yateganyijwe iramutse ishyizwe mu bikorwa, bashyizeho umukono, amahoro yagaruka, ya matora akaba, ukibaza impamvu atariyo bashyira imbere, ahubwo bagashyira imbere mu kuvuga ngo intambara nikomeza umutekano no muke amatora ntazaba. Uravuga uti aba bantu icyo bashaka ni iki? Nuko intambara ikomeza none amatora ntabe, tukaba tugumye ku butegetsi. Intambara rero niba ikomeje iri ku mupaka w'u Rwanda, utabyitondeye ejo watungurwa yakurengeranye yinjiye n'iwawe. Niyo mpamvu u Rwanda rugomba kwitegura, ari ibikoresho, ari abagomba kubikoresha, ndetse n'abaturage b'u Rwanda bose ntawe wahamagariye kujya mu mirwano, ariko bagomba kumva yuko iyi mirwano ishoboka bitewe n'imyitwarire y'abayobozi ba Kongo uko turi kuyibona. Imirwano niza iramutse yinjiye mu Rwanda ntago yatoranya, nongere bisubiremo, ntago yatoranya. Ntago guverinoma y'u Rwanda n'ejo bundi niba yarabishyize mu itagazo ni ukugira ngo n'abanyarwanda nabo babyumve, n'abandi nabo babyumve, n'amahanga byumve. Mu kanya naganiraga na mugenzi wawe nawe wabivuze byo gushotorana. Iyo bagushotoye ubwa mbere ukabivuga, ubwa kabiri ukabivuga, ubwa gatanu ukabivuga, kuko tugeze abasirikare binjiye ngira ngo bimaze kuba inshuro enye tugiye ku mipaka yose. Kurasa mu Rwanda byabaye gatatu umwaka ushize, gutera mu Rwanda byarabaye muri 2019. Ubwo niba inshuro 7 shyiramo indege bibaye inshuro 10 by'ubushotoranye. Ubivuga komisiyo zashyizweho n'ibihugu byombi zibisuzuma, zikora raporo, zivuga ati nibyo koko byavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ejo rero nibirengera hakaba haba imirwano, u Rwanda ntirugomba gutungurwa, u Rwanda ntirugomba kugaba ibitero, ariko u Rwanda rugomba kuba ruri tayari rwiteguye kwirwanaho. Mu bigaritseho cyane ibijyanye n'ubushotoranyi Kongo yakunze gukorera u Rwanda cyangwa yakunze kugaragaza mu Rwanda, ariko abasirikare ba Kongo nabwo bakunze kurasirwa bugira kenshi ku butaka bw'u Rwanda binjiye, aribwo bwa bushotoranyi mwagarutseho, ndetse Kongo yagaragaje kenshi ko yifuza gutera u Rwanda, haba mu mbwirwaruhame bakunze kugaragaza kuvuga n'ibindi, ariko u Rwanda rwo rukavuga ko inzira nziza ari iy'ibiganiro, nk'uko namwe mwakunze kubigarukaho. Ese u Rwanda ntirwaba rutinya intambara yarwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? U Rwanda ntabwo rutinya intambara, ariko u Rwanda rwagiye mu ntambara, ruzi ibivamo, kandi nta nubwo ruyobewe yuko iki kibazo kirengeje imyaka 10-15 hafi 20 bari mu ntambara z'urudaca zidashira, kandi ntibyakemutse. Biragaragara neza nk'uko n'abakuru b'ibihugu ejo bundi muri komunika bakoze, n'umukuru wa Kongo ahari baramanje kwibutsa ko iki kibazo ari ikibazo cy'akarere kizakemurwa mu nzira ya politike binyuze mu biganiro. Inzira y'akarere mu nzira ya politike binyuze mu biganiro, iyo principe n'u Rwanda rurayemera, ruranayishyigikiye, kubera ko rubona neza ko imirwano nta kizamara. Dufata urugero ruto, muri 2012 guverinoma ya Kongo ifashijwe n'ibihugu byo muri SADC batsinze M23. Iyo bicara bamaze kuyitsinda, mu gifaransa baravuga bari en position de force, aribo bafite ingufu, bakavuga ati basha none muzane icyo kibazo cyanyu tugikemure burundu birangire. Siko byagenze. Nyuma y'imyaka 10 intambara yarongeye, bivuze ngo intambara ntigeze irangira. Uyu munsi rero ni ngombwa yuko izo nzira zagaragajwe n'ibihugu byo mu karere, ndetse banashyiraho uburyo bwo gufasha guverinoma ko kubishyira mu bikorwa
bashyiraho uriya mutwe wa East Africa, bashyiraho za zone tampo aho M23 yari yarafashe niba yaharikuye hakajya umutwe wa ziriya ngabo za East Africa harimo n'abanyekongo, bashyiraho aho kantonoma, ni ukuvuga aho M23 izajya niramuka ihagaritse imirwano igashyira intwaro hasi ikahajya, ariko ntabwo ari ukuhajya kujya kuhaguma, ni ukuhajya kubera ko imirwano yahagaze, none abantu baganire ku kibazo cyatumaga ya mirwano iba, abantu babe bajya no ku kibazo cy'impunzi, aho bati mwa bantu mwari mwarahunze Uganda, Kenya, mu Rwanda, dore icyatumye muhunga cyahosheje, ni mugaruke. Ibyo ngibyo nibyo bigomba kujya mbere. Ariko uyu munsi urebye nk'uko twabivuga mu kanya, ntago ariko ubona ubushake bwa guverinoma ya Kongo ariho bugana. N'uyu munsi icyemezo bafashe mu nama ya leta yabo yabaye kwa gatanu w'igishize, byavuzwe n'undi mu ministre mu biganiro ati ya mitwe izo za mayimaye twumvaga ntago mukira abantu de force negative, ahubwo mwabaye abareserviste, mwabaye inkera gutabara. Nuko se basabye ko bikemuka. Ni ukuvuga ngo rero ini ibyemezo byose ubona biganisha ku ntambara, kudashaka gushyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe n'abahugu bo muri aka karere, nawe ubwo washyizeho umukono, warangiza wasohoka mu nama ukavuga ugakora indi matangazo, wasohoka mu nama ukavuga ibitavugiwemo, wasohoka mu nama ukirukira i Burayi mu bihugu bikomeye ari byo gutabaza, ni ibigaragaza yuko ubu udashaka gushyira mu bikorwa nibura ngo unahinyuze uvuga uti dore twagerageje barananiwe. Ni ukutizera bagenzi bawe b'Abanyafurika muturanye, ni hahandi muraturanye bo ntaho bazajya, akimuhana kaza imvura ihise. Ariko icyiza nuko noneho n'akakimuhana bashakaga ya nkunga bashakaga, yabi ibikorwa, yabi ibitekerezo, yabi ibihano, nabyo byanze. Barabwira ati natwe ko tubibona nimushyire mu bikorwa resolution ya Rwanda. Ariko ntibitanga icyizere imyitwarire yabo, ariko nanone ku rundi ruhande ntibica intege, kuko abo muri Afrika bakomeza kubishyira mu bikorwa. U Rwanda rwanga kurwana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara bavuga ikinyarwanda barimo n'abanyarwanda bari mu bice bitandukanye nko muri Goma n'ahandi bari kwicwa. Kuki u Rwanda rutagira icyo rubikoraho? U Rwanda ibyo bintu ntabwo tubyemera ngo u Rwanda rugira icyo bikoraho, rurabivuga ndetse n'inshingano za buri gihugu cyo kubivuga. Ahubwo hari ukwiye kwibaza uti kuki bikomeza kuba n'abari muri Kongo wenda batari n'abanyekongo, ko tuhafite umutwe wa Nations Unies urimo abantu barenze ibihumbi 1920 uhamaze imyaka, kuki tutumva uvuga? Ariko u Rwanda rurabivuga, amashusho rurayatangaza, rubibwira abambasaderi bari hano, ibyo nta banga ririmo. Iyo rubibwiye abambasaderi bari hano bahagarariye ibihugu byabo, ruba rubwiye isi yose. Hanyuma dufite uhagarariye nako umujyanama wihariye w'umuryango w'abibumbye mu kurwanya jenoside, yamaze kubikoraho raporo kabiri. Niba abanyamakuru mu rwego mpuzamahanga batabivuga, ni ikibazo, bafite impamvu zabo. Niba bikozweho raporo kabiri bikorwa n'umutwe witwa Codeco barawuvuze, niba witwaza ngo amatora ntazaba kubera M23 iri aha n'aha, ariko aho ADF iri ituritse ibisasu bigahitana abaturage bawe ikabyigamba yarahafashe, ntuvuge ngo amatora ntazaba, aho umutwe witwa Red Tabara uri wavuzwe muri resolution ya Rwanda, wanditsemo, wafashe, ugenzura, usoresha, ho ntuvuge ngo amatora ntazaba, ni ikigaragaza yuko ibyo uvuga ari urwitwazo. Kuki uvuga hamwe ahandi ukahareka? Kuki uvuga umwe abandi ukabareka kandi byose warabishyizeho umukono? Abantu igihe kirageze ko abantu ibyo bibazo abantu bose babyibazaho. Ahantu muri turi kure, nge simazi nuko wabona ku ikarita rero wenda nabane nko mu kilometero nk'igihumbi cyangwa se tuvuge 500 da, hari undi mutwe uraturikiriza ibisasu, urahagenzura, urabyigamba, ko twumva ushyira mu majwi uvuga utari ko nibyo. Ubwo tuvuze M23 hano, twaragiye ngo tunababwira ko hari ahantu hari ADF naho ntago amatora azaba, twagiye ngo tunababwira ko hari Red Tabara naho ntago amatora azaba. Naho turasaba yuko iyo mitwe niba ari n'abayifasha bose nayigenda, ntuzumva guverinoma ya Kongo ibivuga.
ifate byose bizakemuka, nifata kamwe ntabwo bizakemuka. Yego, mu by'ukuri mu ntambara iri kubera muri Kongo, raporo nyinshi zagiye zigaragaza ko na FDLR iri gufasha FARDC mu kurwanya uriya mutwe wa M23, ariko hari abavuga ko ngo FDLR itakibaho, ngo n'u Rwanda ruba ruri kwitatsa. Abantu nk'abo babivuga gutyo mu batekerezaho iki cyangwa mwabavugaho iki? Reka duhere ku bayobozi ba Kongo. Perezida wa Repubulika avuga yuko ari abantu b'amabandi batega mu muhanda, ati ni nabo bishe ambasaderi w'Abataliyani, ati nta ideology bakigira. Avuze ko bahari ariko bacitse intege. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba na minisitiri wungirije premier ministre, ati abo bantu ni fantomatique, ni terme yakoresha mu Gifaransa, ni nk'abazimu. Niba bavuga abazimu no kuvuga ko ni abantu bapfuye, mu yandi magambo ntabahari. Mu kiganiro arimo avugiyemo ibyo, minisitiri mugenzi we ati barahari ariko barashaje. Perezida w'inteko yazamuka yagera i Burayi, ati ntabahari n'urwitwazo u Rwanda rushyiraho kugira ngo rugabe ibitero rufashe M23 mu kugaba ibitero muri Kongo. Niba abayobozi bakuru bane b'igihugu, duhere ku mutoya muri bo ariko nawe mukuru, minisitiri wa communication akaba na minisitiri n'umuvugizi wa guverinoma, ati barahari barashaje. Tujya kuri minisitiri wungirije w'intebe n'ububanyi n'amahanga, ati ntabahari ni amafantome n'abazimu. Tujya kuri perezida w'inteko, ati ntabahari n'urwitwazo. Tujya kuri perezida wa Repubulika, barahari ariko ni amabandi. Ibyo byonyine byaguha igisubizo. Uko kuvuguruzanya bifite icyo bihatse, bifite icyo bihishe. Ni iki? Ni uguhisha ko bahari. Noneho wajya muri izo raporo nawe uvuze, nkunze ko uri muri bake bavuga yuko hari raporo no zivuga ko na FDLR hari. Iyo raporo imwe muri zo ni impuguke z'umuryango w'abibumbye, ikubwira aho bari, ikubwira inama zabaye zirimo abayobozi bakuru b'ingabo za FARDC, harimo abayobozi n'amazina ba FDLR, bigashimangira ibyo perezida wa Repubulika Tshisekedi yavuze ubwo yasuraga intara, avuga ati mfite amakuru yuko hari abasirikare banjye bakuru bakorana n'imitwe yitwaje intwaro muri kino gihugu, ndetse anahavuye akora za mitasiyo arabahindura. Ariko guhindura abasirikare bakuru bawe bakoranaga n'iyo mitwe, ntagire icyo ukora kuri iyo mitwe, ubu ukoze ikisa ni ugusuka amazi mu rutete. Bivuze ngo rero suko byirengagizwa ni itangazamakuru mpuzamahanga riba ryiyemeje kuvuga byafashe umurongo muri ahangana, no kuvuga umurongo M23 n'u Rwanda, ibindi byose bakabishyira ku ruhande ko ibyo ngibyo bidahari. Ni nabyo bigaruka kuri tere, ukabona abakuru b'ibihugu bo mu karere bibutsa bati iki kibazo ni icy'akarere, ndetse bagere n'ibyemezo bafata bo bakarwanira kubishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu nigeze kubwira nti imyitwarire y'abayobozi ba Kongo ntitanga icyizere, ariko ntago bica intege abayobozi bo mu karere mu gihe batarabona yuko ntako batagize nta kundi byagenda. Ariko nabyo ntibizigera bishoboka, kuko nibagera bakavuga ngo ntako tutagize nta kundi byagenda, turekeye aho, ingaruka n'ubundi zirameneka zikagwa mu bihugu byabo. Metre, mu mboni zanyu kuki leta ya Kongo idashyira imbaraga mu gutsinsura iriya mitwe yayizengereje, ahubwo igashyira imbaraga mu kwikwa mu Rwanda cyangwa mu kwibasira u Rwanda? Irayishyiramo imbaraga kuko ariho ibona ko intambara ishobora gukomeza muri kariya karere. Intambara niba ishobora gukomeza, tumaze kugaragaza ko kimwe mu nyungu bifitemo ari uko amatora atazaba. Niyo amatora atabaye, manda iriyongeraho umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, nta kindi rwose. Amaherezo akazaba yahe? Amaherezo intambara ikazakomeza, cyangwa wenda babona imanda yongereho ukavuga ati ko tubonye imyaka ibiri, reka noneho turebe ko twanegosiya neza amahoro azagaruke, noneho dukoresha amatora twariye ibiri n'ibinanga n'ibiri cyangwa itatu twayifashe. Nta kindi, kuko niba ku ruhande nkuko nabivuze hari indi nzira ushobora kunyuramo, niyo yafata amezi 6 cyangwa amezi 7, ese byakoroha icyo kintu abantu bakibazeho? Byakoroha kumvikana amatora atabaye, uvuze uti mureke tube turetse gukora amatora, dore turi mu nzira y'amahoro, dore twatangiye ibiganiro, mureke turebe ikivuyemo tugishyire mu bikorwa, noneho dukora amatora.
icyo cyakumvikana kurusha no kuvuga ngo reka dukomeze intambara amatora ntazabe. Hakumvikana iki? Abantu bakwemera iki? Ngenekeze ndahamya ko bakwemera icyo cyambere nari mvuze. Wakwemera ko amatora yigerayo ariko unagaragaza ko turi gushyira mu bikorwa inzira y'amahoro yagenwe ihari wahizeho umukono. Naho kuvuga ngo ndayirengagije ugifite n'umwanya wo kuba wayigerageza ni kigaragaza yuko gahunda ufite ari uko wakomeza intambara kuko ari ifitiyemo inyungu. Yego tugenda tugana ku musozo Maître, mwagaragaje ko guverinoma ya Kongo nta cyizere na giti itanga mu guhagarika zira ntambara ziri muri kiriya gihugu. Ese ubundi noneho ari u Rwanda ari na kiriya gihugu ninde uri kubihomberamo cyane? Abantu bambere bihomberamo n'abadafite amahoro kuri teritwari yabo. Abantu bambere bihomberamo n'abaturage barararwa ntambi, n'abaturage bahunga, n'abaturage batikiga, n'abaturage batagikora, n'abaturage batagira ibikorwa by'iterambere. N'abahunze hano tuvuga ko ari barenze 80 barandagaye muri Uganda, barandagaye muri Kenya no mu bindi bihugu. Nta nubwo ubuyobozi bwabo bubitayeho ngo we bwanagiye no kubarira no kubahumuriza gusa. Niyo buvuze ngo bugiye gukemura ngo ikibazo cy'impunzi bwongeraho ibintu byo gushinyagura ngo kugira ngo u Rwanda rudakomeza kubitwaza ngo rugiye kubacyura. Wabacyura se utakemuye icyatumye bahunga? Ariko ugikemuye waba wivuguruje. Kubera iki? Kubera ko ugikemuye ya mahoro yaza. Aramutse aje uravuga se muri amahoro noneho amatora nzayatsindara. Ni gute ushobora gutangaza yuko noneho ugiye kwiga ikibazo nako ngo ugiye gukira impunzi warangiza ukongera ngo kugira ngo mvanaho urwitwazo u Rwanda rwakoreshaga? Ubwo so urabakunze ariko n'ikimenyimenyi ibyumweru 2-3 ngira ngo birutse no kugiye gushira. Niba udahereye ku cyatumye bahunga ntabwo uzabasha kubacyura. Yego narimvuze ngo tugana ku musozo kandi nanone Maître hari icyo ntaba nababajije mwabwira abanyarwanda cyangwa mwabwira abadukurikiye kuri The Zoom TV tukajya twasoza. Icyo navuga nakongera nuko imvugo intero yaratewe, u Rwanda nirwo rufasha M23, u Rwanda nirwo rutera, nyabuneka mudufashe. Ubwo bavuye mu karere bagiye hirya no hino ku isi, u Rwanda mu ruhe gasopo, u Rwanda mu rufatira ibihano. Barabyizera barabisaba ariko bo babisabye ntabyo babahaye, ahubwo barahindukirana barababwira bati aha hari ibyemezo byafatiwe mu karere natwe nibyo dushyigikiye nibyo bigomba gushyirwa mu bikorwa, byananirana akaba ari gumwa dusaba ibyo ngibyo. Bivuze ngo none na Kongo nayo barebwiye ngo nawe shyira mu nshingano ibikureba muri ibyo byemezo byagiye bifatirwa mu karere, cyane cyane ko bishyizeho umukono. None navuga nti rero ubwo Kongo yagerageje inzira zose zikaba zarinane zigaruye kuri resolution ya Rwanda yakomotse kuri Nairobi nayo yashyizeho umukono, navuga nti nishyira ubwenge ku gihe ibanze igerageze ibyo yashyizeho umukono ifatanyije n'abayobozi bo mu karere, nibinanirana ibone kujya gutabaza abandi. Kandi ndahamya ko ibishyizemo ubushake bwa politike ikabishyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe bigera ku 10-12 intambara muri kano karere zahagarara, amahoro yaba n'aya matora bavuga ko atazaba yaba. Ibyo byose ntago mu byemezo 12 byafashwe ntago bagiye bavuga ngo icyemezo cya mbere u Rwanda M23, icyemezo cya kabiri u Rwanda M23, icyemezo cya gatatu harimo impunzi, harimo imitwe yo hagati mu gihugu, harimo imitwe y'inyamahanga, harimo ibiganiro bya politike, harimo dialogue. Ibyo byose biranditse birarondoye. Nibishyira mu bikorwa nk'uko yabishyiriyeho umukono amahoro azaza, nitabishyira mu bikorwa izi ntambara ntizahagarara. Yego murakoze cyane. Yari umuvugizi wa guverinoma, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Maître Aremuku cyangwa Aremuku Rarinda byose ni kimwe nayanjye. Yakoze cyane kuri uyu mwanya. Ndaye murakoze cyane. Murakoze namwe n'abadukurikiye kuri iki kiganiro mwese murakoze cyane. The Zoom TV 24